hanyuma reka nanjye sobe muri Yobu ibice 19 umurongo waho wa 27 rero ku murongo wa 26 dusomera 27. Igitabo cya Yobu ni ibice 19 duhere ku murongo wa 26 dusomera 27. Yobu 19 duhere ku murongo wa 26 aravuze ngo kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza saa yundi, nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Nimuvuge ngo amen. Dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ni ibice 12 dusome umurongo waho wa 25 wonyine. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 12 umurongo waho ni wa 25. Yohana ibice 12 umurongo wa 25 haravuze ngo ukunda ubugingo bwe agira gute niba mwahageze? Arabubura. Ariko wanga ubugingo bwe muri iyi si azaburinda ageze ku bugingo buhoraho. Tuvuge ngo amen. Dushimiye Imana yabanye natwe uko nabivuze. Nitwa Rukundo Desire, dukorera umurimo w'Imana muri paruwasi ya Taba mu karere ka Huye, umudugudu wa Rwabuye. Niho Imana ishimye ko dukorera umurimo muri iyi minsi. Hanyuma dushimiye Imana yatangiye ivugana natwe muri iri teraniro iciye mu baririmbyi. Twasanze iri kuvugana natwe muri makorasi, abantu hano bari kubyina babizi ibyuya birya byose, nubwo umuntu atabyitaho, ariko Imana yo ngo ibiri kuvugana n'umuntu naho umuntu we yabona ari ibintu biri aho bidasobanutse, ariko ku Mana biba bisobanutse. Kandi ndakwingingira Imana iguha amatwi yo kumva ijwi ry'Imana, hanyuma numara kumva gusa ariko ntutahire kumva, ahubwo ukomeze ibyo wumvise. Haleluya. Kuko hadahirwa gusa bumva, ahubwo hahirwa bakomeza ijambo ry'Imana. Hanyuma muri aya magambo, muri iyi ntego perezida dusomeye, ndafata amagace kamwe kavuga kwirinda, kutanduzwa n'ibyiki n'ibyisi. Hanyuma kubera iki Imana ishaka ko abantu batanduzwa n'ibyisi? Ni impamvu y'ubugingo nyine. Kandi ahantu ibintu biri buze gukomerera, ubundi iyo Bibiliya ihindukiye ivuga ko ibi bintu byo mu isi, uku kuntu mubona abantu badamaraye, Bibiliya ibyita ibinezeza. Ubwo biravuze ngo umuntu abanze yikuremo kuba yanezerwa kandi ari mu isi. Yesu avuga amagambo akomeye yabwiye abigishwa, yagiye akorana nabo ibintu byinshi, abazamurira kwizera, kugera ubwo abwiye Petero aramubwira ngo nawe kandagira kuri ayo mazi biremera. Ndagira ngo ntangarize umuntu uri hano wese, iyi Mana yacu ifite imbaraga zihagije. Uretse ko waba uri umunyagice, ubundi dukwiye kujya kubibwira abandi bantu, ariko nta muntu wagiye mu mazi menshi ukwiriye kuba kibwirwa iby'imbaraga z'Imana. Iyi Mana ifite imbaraga zigize gute? Zihagije. Niko umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo iyi Mana ifite imbaraga zihagije zo gukiza ababembe. Umugabo wawe ashobora kugira izidahagije, wese iyo ubireba ubona zihagije. Ushobora no kuba uri hano no kubona imbaraga zumva ibyo ndi kuvuga ukazibura, cyangwa ukabona izireba amashyamba n'abahita mu